Yes, hold up. Umeze gute, wiriwe ute, amakuru yawe. Ni njye umuhungu wanyu, umuhungu w'abanyarwanda ugarutse. Mumeze mute East Africa, Africa y'Iburasirazuba tumeze gute. Nizere ko mwiriwe fresh, uri kumwe nanjye. Dore mbese ako kavido uri kureba, ibi bintu byaba byarigeze bikubaho. Ugiye kuvuga ngo ntabwo byigeze bikubaho, kandi bihora bikubaho buri munsi. Icyo nicyo bita umukobwa, urumva? Aho ngaho iyo video yirebye watangiye suggestion muri comment. Ahubwo usibye n'ibyo, ibyo bintu wabuze ko bisanzwe bikubaho ukabonye bifata nk'ibyoroshye. Ni kenshi ugira sheri cyangwa se ukagira shushu baby, ukazajya umuha impano nawe akagira undi mujene azigabira. Ugasanga we no kumuhereza ifaranga akarinyohereza akarifadingaho umujene nibereye geto nakwamye agahita arinyihera ifaranga. Urumva niko bigora yo kugendekera wa mujene niba utabizi urumva. Kuko urumva ushobora kuba umukunda atagukunda ariko ishyikira ifaranga iwawe njye mujene agahita nkora ku rutsinga ndishishube ohereza ku faranga ndi muri geto njye ifaranga kuko nabuze icyo mba nkwamiyeho. Umuhungu wanyu tonight turumva ese nawe tera comment cyangwa se ushyire muri suggestion aho ngaho muri comment cyangwa suggestion box aho ngaho muri comment uvuga uti aho ngaho arabibona ibyo bintu byaba bisanzwe bikubaho cyangwa byaba byarakubayeho bikarangira relationship yawe mu cyane mu bana cyangwa sera ndi kubeshya kandi badasanzwe kabaho nabwo ukorere judgment. Mujene avuye guhaha akantu ke arakazanye agahaye demo aho ngaho demo yahise agafasha akajyanira ku mujene we yemera tu. Ese ako kantu urabibona ari gute, ni fresh cyangwa ni njye wagoswe? Ndabura sawa ngaho. Wow, wari kumwe nanjye Didier cyangwa se The Storyteller tonight. Kora subscribe, kora share, kora na comment, ndetse ubwira n'abajene bawe bakora subscribe, like na share na comment. Wari kumwe nanjye tonight.